n'ubu ngubu iracyari kugosora, iracyakuramo ingumbi, iracyashungura. Abatubuzi, indaya, abatinganya, abarozi bose mu budiyakoni, mu makorari, aho hose Imana ikuyemo. Iri jambo ry'Imana ndarihuza n'ubutumwa Imana yampaye. Yarambwiye ngo iraje, ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura ihereye hejuru mu bashumba, yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice, amabandi n'amasarigoma yose hanze, ibishwangara n'ibirere, ije gukorera urutoki abavuga butumwa, ababeshya, abahanuzi b'abatubuzi, indaya, abatinganya, abarozi bose mu budiyakoni, mu makorari, aho hose Imana ikuyemo. Muraho yemwe, Yesu nashimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, nitwa Riziki Chantal, ndagarutse kuri iyi cano. Nimero telefone nshakirwaho ni 0788713311, niyo. Ndi umukobwa, ndashima Kristo Yesu ko yangiriye ubuntu akamba agakiza, nanjye mu bari barushye yakampaye rwose ngashaka. Tuzajya tugenda tuganiraho n'ibinakunda no kubuhamya, nzajya mbacishirizaho aho ubuhamya bwanjye uko Imana izajya ibishaka. Ariko ubu ngubu turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero, bene data, nshuti z'umusaraba, Umwuka Wera akaba ari yampaye iri jambo ngo abe ari ryo nsangiza abatuye isi. Inkuru nziza iboneka hano muri Yohani, uko yanditswe na Yohani 15 umurongo wa mbere. Turagarukira ku murongo w'8. Inkuru nziza uko yanditswe na Yohana, ku murongo igice cya 15 umurongo wa mbere, turagarukira ku murongo w'8. Haragira hati: ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawuwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Kwera imbuto nuko mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu wese utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba bigishwa banjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muraho yemwe. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, iri jambo ni Yesu warivuze ngo ndi umuzabibu. Ubwe yarivuze, Data ni nyirawuwuhingira. Yaravuze ngo namwe muri amashami kuri nge, abakristo. Yesu ni Kristo, n'abamukurikiye abemeye kwakira agakiza bakihana bakava mu byaha bitwa abakristo. Abakristo, turi abakristo. Hari abakristo, hari abakristo, hari n'abakristo. Abakristo n'abakristo ni amagambo abiri asa, ariko harimo akantu bimwe kera numva tukikiga bavuga ngo amasaku mu Kinyarwanda. Abakristo, abakristo, abakristo. Bene data, umukristo, twigeze kuganira abantu bamwe babwira ko umukristo ni umuntu ubarizwa mu itorero runaka, akaba yarize akabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ariko ntibisobanura yuko akora ibyo Kristo ashaka.
hari noneho abakristo abe. Abo ni abantu barenze kuba abakristo ahubwo bahinduka be, bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ahangaha rero nkabona kubwira abantu baba mu nzu y'Imana badakora ibyo Imana ishaka, bafite amazina gusa, bikagendera mu ijambo nasomye byashobora bivuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi. Wari ukuriye kubaho ntube intumbi ngo ube nk'uwapfuye. Yesu aravuga rero ngo muri umuzabibu, ndi umuzabibu, mwebwe muri amashami. Ducometse kuri Kristo, abakristo dusabwa gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ibyo Kristo nawe umwana w'Imana ashaka. Nuko byumvikane ko nta kintu cyajya kugera ku ishami kitabanje kurira igiti, uretse ko ari igihe inyoni zigwa ku mashami zitagombereye igiti. Hari abatera amabuye, ibuye ntago ryabanza kurira, rihita rifata ku giti, ku ishami. Hari ibintu bita bifata ku mashami bitagombereye gufata ku giti. Umuyaga uzuhuha, amashami akagiriya hose, igiti gihagaze. Ariyo mpamvu abakristo bakunze guhura n'intambara. Kibisobanura ko Yesu yaguye, ko Yesu yanyeganyeze, basha kubahagaza ariko amashami agahungabana, ibibazo bikajya hose, ukagira ngo urapfuye birarangiye, ariko ishami ricometse kuri Kristo. Ikindi, hari igihe ishami rikokoka rikuma kandi riri ku giti. Hari ibintu nagiye nitegereza, rigahananuka umuyaga wawe, ishami rikagwa hasi rikaba rivuye ku giti. Hari n'amashami akomera paka akazarinda ava ku giti uko bagitemye, akazarangirana n'igiti. Bene data, amashami ahungabanywa n'umuyaga, n'ibigeragezo, intambara, abari gupimwa ngo arebe ko yava ku giti. Hari ibiza bigendere kugira ngo bidukure kuri Kristo. Nk'abakobwa ukaba ukuze, inama za benshi inama za benshi ari izigusaba gushaka no kwishingira. Hari wagira ngo kuba umukobwa n'icyaha imbere y'Imana, kumva ko uri umukobwa isirangiye, uri umusore bakumva reka data byakomeye. Hari n'abagirwa inama ati ntama yaragukandagiye, byararangiye, inyombye yakuvugiye hejuru. Ntayo, iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya. Ntibaguteranye n'inyombya, ntibaguteranye n'intama, nta cyagize icyo kigutwara. Niba ushaka uba ufite imyaka ingahe myinshi, Imana ikora uko ishaka, yemere kukubakira, kandi amashami yemerewe guhuhwa n'umuyaga akawujyana. Ariko ishami nubwo umuyaga uhuha inshuro nyinshi ntago ava ku giti, ishami riba rigundiriye riri ku giti. Bene data, none amashami izuba ryakubita ibibabi byose bikavaho, gukokoka kukashira, amasengesho akavaho, kuzura amaganya no kwitotombera Imana, ukitotombera cya giti ko ntacyo cyakumariye. Kandi icyo giti si wewe shami wenyine uriho, hariho nandi mashami. Byagera nyuma rya shami rikivumbura, ikaba ritakaje imbaraga, rikuma, ibyo kongera gufata amazi avuye kuri cya giti bikavaho, ikajyaho rikananirwa, rikuma, rikavaho, rikigendera. Nkuko arimo abatangira urugendo bazi neza ko bagiye kubona imigisha, ibintu bidasanzwe, abagore n'abagabo bagiye kubona amazu n'amamodoka, iyo babibuze bahita bagwa bakava mu byizerwa. Ako tukarenge. Ariko hari n'amashami anamba ku giti, ukabona rirakomeye, ukabona rigenda kugira hari nka kimwe cya gatatu cy'umubyimba w'igiti, cyangwa se kimwe cya kangahe. N'abantu bakomera muri Kristo bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Habamo abashumba bakora ibyo Imana ishaka, bakemera bagapfira umukumbi. Abapasteri bakanamba ku ntama. Harimo bemera bagasenga ari pasteri, bakajya mu butayu bakagera ikirenge mu cyo Yesu yakoze. Harimo bemera bakanambara abaririmbyi bagapfira umurimo w'Imana. Inzara ikabica, bagatukwa, bagasuzugurwa ari abadiyakoni. Ariko ntibari kuri Kristo, ntibakokoke ngo amababa baveho, ibihe byo gusenga bigende, ibihe by'umwuka kuririmba babireke. Oya,
ahubwo uko bugenda bucya bakishakamo imbuto. Nuko Yesu yavuze ngo ishami ryose ryera imbuto aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera. Bene data, nitegereje umuzabibu mu Rwanda ntago ndawubona, niba ari naho uringiza amahirwe nazawubona kajya nigisha wenda umuzabibu kazawuvuga narawubonye kuko ntera n'amatsiko kuwureba. Ariko nageranya icyo tufite nk'umuzabibu hano iwacu dufite urutoki, narugeranya n'umuzabibu. Hari ikintu nakuboneye mu rutoki. Hari igihe nyiri urutoki iyo rwajemo umusaka ibirere bishwangara ibyakatse, nyiri urutoki yagiye kurukorera yitabana ibikoresho bitatu. Yitabana isuka, umuhoro, uruhabuzo. Isuka ishinzwe gukora hasi, umuhoro ukoramo hagati, uruhabuzo rukora mu bushorishori. Aho umuhoro utagera niho uruhabuzo rugera, aho isuka itakora uruhabuzo niho ruhakora. Ngongera rero nkababwira ngo ishami ryose ritera imbuto. Ari ikintu nakuboneye, nyiri urutoki ari igihe ajya acishamo akaza akarukorera. Iyo aje kurukorera hari igihe isina ibiriho isina nyinshi, utuntu tw'isina twishi twavutse, ntabwo areba ngo izi sina zizera ibitoki, arareba akarebamo izagira umumaro. Izindi zose zitari kuri gahunda akavuga ati izi nizo kwangiza iyi sina, nizo kwinyunyuriza ubusa, agatema agashyira hasi, agakuraho ibirere, ibivovo biri ku sina, agakuraho amakoma n'ibishwangara, ndetse n'ikintu cyose abona kidafite gahunda cyo kwangiza urutoki. Ibyatsi byose agakoresha isuka agaharura, urutoki akarusasira rukagubwa neza. Hari ikintu nakuboneye mu rutoki. Hari igiti nabonye mu rutoki badajya bakunda gutema mu rutoki, bakita ikibonobono. Umubonobono ni igiti kitajya gipfa gukurwa mu rutoki. Umumaro w'umubonobono ntago uteze kuvanwamo imbaho, si uko bateganyamo kuzacanwa n'ibindi bintu kucyubakisha. Burya bakirekera mu rutoki bateganya ko kizavamo inkingi z'ibitoki. Noneho igitoki isina yazanye igitoki kibe gito kinini, sindabona nyiri urutoki asuzugura igitoki uko cyaba kimeze kose, naho ryaba ari seri rimwe bararishyigikira. Ariko isina naho yaba umujugujugu gutema uburebure, nyiri urutoki aratema agashyira hasi, kuko ari kubona iyo sina nta musaruro ariyo kurushyanya gusa, ntacyo ari y'amakoma gusa. Bakristo bene data, wahushye waje ari mwinshi, imvura ari nyinshi, nyiri urutoki ntajya ahangayikishwa n'isina ifite amakoma meza atoshye ngavuga ati ya makoma ashobora kuvunika. Reka nyiri urutoki ahangayikishwa n'isina zifite ibitoki, akavuga ati ngwire kuzitera inkingi. Naho kaba ari ibere rimwe, intete imwe y'igitoki, ashaka inkingi ihuje na cya gitoki akayishyigikira. Nagiye mbona iwacu bashyiramo n'imbingo, tuntu tw'uduti nka dutatu bakadupfundikanya bagashyiramo, ariko ako gatoki ntibagasuzugure. Nagiye mbona mu ntara zimwe na zimwe no z'iki gihugu aho nakandagiye, nko mu burasirazuba za Mutara, yewe n'igisenyi araho nabibonye, ukabona igitoki kimwe bagishyizemo inkingi ebyiri eshatu, baciye igiti cy'inturusu, wa mubonobono urimo bashyizemo imigano. Kubera iki? Cyazanye igitoki kinini kandi gitangaje kigomba gushyigikirwa. Bene data, nshuti z'umusaraba, iri jambo ry'Imana ndarihuza n'ubutumwa Imana yampaye. Yarambwiye ngo iraje, ije mu murima wayo, ije mu rutoki, ije gukorera urutoki rwayo, ari ryo torero ryacu rya Pentekote. Simbizi ryabaye ikibazo mu rwego rw'isi. Imana yarambwiye ngo ADPR niryo torero yashimye, irishyira ku rutaro, irarigosora. Abo kuvuga mwaravuze, abaseka mwarasetse, niryo torero ariko yashimye, irishyira ku rutaro. N'ubu ngubu iracyari kugosora, iracyakuramo ingumbi, iracyashungura. Imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho. Nyuma yo kugosora no gushungura, ADPR Imana izayigarukaho ngo rizabana none itorero ritangaza abantu benshi, kuko izasuka mu mwuka wayo.
gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere. Nuko yabimbwiye, ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura ihereye hejuru mu bashumba, yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice, amabandi n'amasarigoma yose hanze ibishwangara n'ibirere, ije gukorera urutoki abavuga butumwa, ababeshya abahanuzi b'abatubuzi, indaya, abatinganya, abarozi bose mu budiyakoni, mu makorari, aho hose Imana ikuyemo.